kugufatira bimeze ngiye kubivamo jewe nabwira irakora nabikora yakishiriwe nawe akoshaka mwese gato ndara tatko tumwana mamizi ebeki gusa nakubwiraga nini ega nitukagitura abanyarwanda mwana tutwara ibintu byinshi turakaza akantu ngako nagukakubaza ni mura gukuru turiki gutyo tuvuga ati siko ngakwa ugasanga nk'ubu mukuze mwasize iki aho musize abandi nimubanze mwicare neza kuko uyu munsi ntabwo turi bwirirwe turira dufite umugabo udakeneye kwerekana pasiporo ngo umumenye iyo avuze utugambo tw'ikigali amaslang ahita yumvikana. Ese birashoboka ko umuntu yiga amashuri agoye y'ubwubatsi civil engineering akaza kubona ubukire n'izina binyuze mu gusetsa abantu kuri YouTube? Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bwa hafi bwa Shema Pattyno, tugiye kumenya uko yavuye mu buzima bwo ku muhanda bushaririye, uko yakoranye na Nyagaso kugeza ubu ishene ifite abafatabuguzi hafi 250,000. Yitwa Shema Pattyno. Nyamara kumva ni Cedric na Nshuti. Nibutse akaza busweb ubikore kuje tubana mu byacu ku bukene no kubwije. Bayikaze kuri Magic TV Rwanda, igiseka cy'ubukanye ubuzima by'amamare hirya no hino ku isi. Yitwa Shema Fabrice, uzwi cyane ku mazina y'ubuhanzi nka Shema Pattyno. Ni mu banyarwenya n'abakinnyi b'amafilime b'abahanga kandi bakunzwe cyane mu Rwanda. Nubwo ubu ari umwe mu bakora ubunyarwenya bafite amashifre n'ubukungu buhagaze neza binyuze kuri internet. Urugendo rwe ntabwo rwavutse rworoshye, rwabayemo amagorane n'ubuzima busharire cyane. Shema Pattyno yagize ubuto burimo amagorane menshi n'amikoro make. Gushaka ubuzima byamusabye guhangana n'ubushonji kubera ibikoresho by'ibanze no gukora imirimo iciriritse kugira ngo ibyo arya cyangwa se ibyo yambara biboneke. Pattyno yize icyiciro cya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubwubatsi civil engineering. Guhuza amasomo agoye y'ubwubatsi no gushaka amaramuko binyuze mu mpano ye byamusabye kwihangana kudasanzwe. Mu mwaka wa 2018 Pattyno yiyemeje kubyaza umusaruro impano ye gusetsa kugira ngo agabanye ubukene n'ubuzima bushaririye yari arimo. Yatangiye urugendo rwe rwa sinema yandika kandi akinana n'umunyarwenya umwami w'abanyarwenya Nyagaso. Ako gace k'ubufatanye kanyuze abantu benshi bituma atangira kumenyekana mu gihugu cyacu. Nyuma yo kubona ko abantu bakunze imikinire, yafashe icyemezo cyo gutangiza isheni ya YouTube yitwa Shema Pattyno. Aho no yahise ari mu bwihariko we binyuze mu cyitwa Pattyno Comedy. Binyuze mu dukino tugaruka ku buzima bwo mu muhanda n'imibanire y'abantu, Pattyno yashyizeho uburyo bwo gusetsa burimo ubutumwa bwimbitse. Sheni ya YouTube yarakwiye cyane, ubu ikaba ifite abafatabuguzi subscribers 469,000. Ibi bimuha amafaranga menshi aturutse kuri monetization ya YouTube. Pattyno ntabwo yagumye mu rwenya gusa, yaguye amarembo y'ubukungu binyuze mu gushinga indi shene ya YouTube yitwa Patty Dealers, rishinzwe ibikorwa by'ubucuruzi bikamwinjiza andi mafaranga menshi yatumye umukire uhagaze neza mu rubyiruko rwo mu Rwanda. Kubera ubwiganze bw'abantu bareba amashusho ye, aho amashusho menshi arebwe inshuro ziri hagati y'150,000 n'200,000. Ibigo bitandukanye by'ubucuruzi mu Rwanda byatangiye kuba amasezerano yo kubyamamariza. Reka dusoze ngaho ikiganiro cyacu cy'umunsi. Impamvu ya Cedric na Nshuti. Tuzahora ubutaha.